had worse. Jack Reacher niba uri umukunzi wa sinema cyangwa se wa filime uyu mugabo isura yose yikurura impamvu nuko ari kugaruka ku mbuga nkoranyambaga cyane kubera ko ari umwe mu bagezweho muri iyi minsi. Nanone kandi ikindi nuko abantu benshi batari guhema kumugereranya na Arnold Schwarzenegger wo mu bihebye bakavuga ko ibigango uburebure n'uburyo bw'imikinire ye buhuza cyane n'uyu mugabo wakunzwe cyane mu myaka yatambutse, ariko ntabwo ariko yitwa, ahubwo ni filime yakinnyemo mu mwaka wa 2022 yitwa Reacher n'ubungu bigikomeje yatumye abantu benshi cyane bamukunda ndetse baranamumenya. Ariko se ubundi umugabo izina rye nyakuri yitwa nde? Uyu mugabo yitwa Alan Ritchson, yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuka tariki ya 28 ukwezi kwa 11 mu 1982. Ntago ari bwo bwa mbere yaratangiye gukina film. Uyu mugabo yamenyekanye cyane mu ruhame mu mwaka wa 2004 aho yagaragaye mu marushanwa yo kuririmba ya American Idol, ariko ntago byamuhiriye, byatumye acika n'intege cyane. Yongeye kugaruka rero agaragara cyane mu mwaka wa 2022 ubwo yazaga gukina muri Reacher. Impamvu bamuhisemo nabwo bavuze ko ari uko yari umusore ari muremure cyane akagira n'ibigango ndetse akaba yarafitinga neza cyangwa se yarahuye n'ibyo bari bakeneye muri uyu mukino. Ibyo byamubereye amahirwe bimucira inzira bituma mu mwaka wa 2023 umugabo wamenyekanye cyane nka Van Diesel mu Rwanda bamwita Vin Diesel amubenguka, aramukunda maze amukinisha mu mwaka wa 2023 muri filime yitwa First X. Niba ari byo Fast and Furious warayibonye ngiye ari yo ku mwanya wa 10. Uyu mugabo mu mwaka wa 2024 nabwo yarongeye agaragara muri filime yitwa The Ungentlemanly Welfare. Ahangaha yari filime igaragaza amateka yo mu ntambara y'isi ya kabiri aho yakinnye ari umusirikare w'Ubwongereza utanga amakuru cyangwa se ari maneko. Mu mwaka wa 2024 nanone kandi yagaragaye muri Ordinary Angels. Iyi filime yarakunzwe cyane ndetse ituma agaragaza uruhande rw'amarangamutima ye kubera ko yari umupapa utagira umugore ariko afite abana babiri ndetse umwana umwe yarakeneye guhindurirwa impyiko, maze kubera amarangamutima iyi filime yakuriye bituma yigarurira cyane abantu. Si ibyo gusa rero, kuri aka kanya uyu mugabo ari kuvugwa cyane muri filime yitwa War Machine. Ni filime nshyashya y'uburi mwaka wa 2026 uyu mugabo yagaragayemo aho yarafite muri umuna we bombi ari abasirikari ndetse bari bafite n'inzozi zo kuzaba aba Rangers, kimwe mu byiciro bikomeye cyane mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri umuna we arapfa, umuhungu agafata inzira yo kugira ngo agere kuri izo nzozi ari wenyine, arwana n'ikimashini ari no kurwana no gutabara ikipe ye. Numwe mu bagabo bakunzwe cyane. Jack Reacher abarirwa umutungo ureje $30 z'amadolari avana mu bihembo ahabwa mu gihe agaragaye muri filime, cyane ko muri Reacher yagaragayemo cyane muri season ya mbere yahembwe hagati $100 n'$150 kuri episode, mu gihe muri season ya kabiri bamuzamuye maze ahembwa hagati $200 na $300 by'amadolari kuri buri episode, ndetse biteganyijwe ko muri season ziri imbere agomba kuzahembwa hejuru $500 by'amadolari.